Ndabasuhuje. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Uyu munsi ubuzima bw'abanyarwanda tugiye kureba icyo bushingiyeho. Uyu munsi niwo umunyarwanda w'umusore utamuhaza amafaranga inoti ya 500 ku mufuka, uwo yaba ari umusore. Uyu munsi turahinga ntitweze. Ubwo ndavuga ku bahinzi. Ibintu byararumbye kugeza ubwo uyu munsi impeshyi yarateye. Ubu twinjiye mu mpeshyi. Niba uri umuhinzi ukaba uzi ko utabitse imyaka, ugiye kwicwa n'inzara. Ibi bintu biraterwa n'iki? Dore Nyiragongo yararutse. Iruka rya Nyiragongo ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane kugeza ubwo uyu munsi abanyarwanda bamwe barasuhutse batuye hara mu karere ka Rubavu, abandi bava muri Kongo baza mu Rwanda. Ibi bintu byose ko bitigeze bibaho biraterwa n'iki? Ese uyu munsi nta bantu bafite inyatsi baba bari kwidutera? Uyu munsi abasore benshi babuze abagore. Ntago kubura abagore ari kubera COVID-19, kuko hari bamwe babonye abagore. Uyu munsi hari bamwe mu basore babuze abagore. Bitewe n'iki? Biraterwa no kuba uyu munsi umugore aragusonga. Ntacyo uri cyo nk'umusore, ntacyo akumariye habe na kimwe, habe no gutera akabariro ntabyazi. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe tureba uburyo ubuzima bw'abanyarwanda bwubatse, ariko kandi tunarebera hamwe uburyo isi ikomeje kugenda ihinduka hirya no hino. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mu kanya gato cyane ndakirambura.